turi mu isi abantu benshi bagendera mu kigare bagakurikiza imigenzo batazi iyo yavuye. Ese waba wari uzi impamvu abantu basezerana mu nsengero, izi ngizi bita insengero za gikristo ndetse n'iza kisilamu, bambikana impeta ku rutoki rwa mukubitarukoko, ni urutoki rukurikira kano gatoki gato cyane rw'ibumoso? Waba uzi impamvu ari rwo rutoki batoranya bakarwambika impeta, bagasezerana bavuga amagambo runaka y'isezerano bahanye ryo kubana akaramata? Niba utari uzi iyo byakomotse, ngiye kubikubwira. Ibi bintu mubona byo kwambikana impeta rero nta hantu bihuriye n'ukwemera muri Kristo. Ni ibintu bikomoka mu myizerere ya gipagani byakomotse mu gihugu cya Misiri. Izi mpeta ni uburyo bwo kwizera, bavuga yuko uru rutoki ngo rwaba rufite umutsi uzamuka ukagera ku mutima, bityo ngo iyo abantu bambaye impeta kuri urwo rutoki baba bagiranye connection idasanzwe, kuko urwo rutoki rugera ku mutima, umwe akazajya ahora yiyumvamo undi. Niko babyizeraga. Ariko se ibyo ngibyo murumva ari ibintu koko bifite ishingiro? Mu by'ukuri intoki zose, niba warize biology, intoki zose zifitemo imitsi izamuka ikagera ku mutima. Kandi uyu mutima utera, uyu nguyu upampinga amaraso, ntabwo ari wo mutima ukunda. Umutima ukunda uba mu bwonko. Ntabwo uyu mutima upampinga amaraso ari wo mutima ukunda, dukundisha mind. Ubwonko nibwo umuntu atekereza, akaba yakwiyumvamo, akaba yagira ibyiyumviro runaka, akaba yahitamo ati wowe nshaka yuko turushinga. Gusa iyo umuntu afite ibyiyumviro runaka, uyu mutima ushobora nko gutera cyane ubonye umuntu ukunda, kuko ni ibice bikorana. Ariko mu by'ukuri umuntu akundisha ubwonko. Ikigeretse kuba uru rutoki bizera yuko rugera ku mutima, banizera yuko kwambikana impeta n'umuntu biba bikugize uwe by'iteka. Noneho rero byaje kwamamara ngo bikagera ku isi gute? Nk'uko n'iyi mico yagiye igera mu bihugu byose, natwe mu Rwanda bikatugeraho, iyo mico yagiye yamamazwa n'idini gatolika ya Roma, n'ubwami bw'abaromani. Birumvikana idini nayo ikorera ubwo bwami, dusesekazaho iyo mico ya gipagani, bayise yuko ari imico ya Kristo. Ariko mu by'ukuri ni imico ya gipagani. Icya mbere cyo nko nabibasobanuriye, urutoki rumwe ntabwo ari rwo rugera ku mutima gusa, intoki zose zifite imitsi ikonekise ku mutima. Ikindi ni uko umuntu adashyingiranwa n'undi ngo babane ubuziraherezo. Ni ukuvuga ngo umuntu aba aziritswe ku wundi igihe akiriho. Igihe umuntu yapfuye ntabwo baba bakiri kumwe. Ariko abizerera mu gipagani bo babyita yuko muba muzirikanye mu buryo bw'iteka. Ibyo bikaba bihabanye n'umugambi w'Imana. Imana yagennye yuko abashyingiranwe batandukanwa n'urupfu. Ntabwo ari ibintu by'iteka, eternity cyangwa iteka ryose. Ni igihe abantu bazaba barazutse, Kristo yaratwaye itorero rye, nibwo hazabaho eternity. Ubu ngubu ubuzima tubamo burangirira ku rupfu. Murumva rero uburyo abantu babeshywa bagakurikira ibipagani, bakirengagiza ahubwo ibyo Imana itegeka abantu, ugushyingiranwa k'ukuri ariko gusabwa no gukwa, ndetse abantu bakaba baniyandikisha kugira ngo bigaragare yuko bashyingiranwe, ubundi bakibanira mu mahoro. Ndababwiza ukuri yuko aya masezerano yo mu madini atari ngombwa, ahubwo ikigaragara ni uko anabatera umuvumo. Kuko niba koko izo mpeta zitanga umugisha,
ntabwo hagakwiye kuba hariho divorce zingana gutya, kuko abantu benshi bashyingiranwa baranyuze muri izo nsengero barambikanye izo mpeta ariko bidateye kabiri bakaba baratandukanye. Iyo myizerere rero ya gipagani bigendana n'umuvumo. Nubona imivumo yisukiranya mu buzima bwawe, ujye utekereza yuko yabituruka no kuri izo mpeta. Bari kumwe nanjye Mimi, naho ubutaha.